Dutangiye filime yacu ni igitondo kimwe ahantu hamwe, hari moto iri mu muhanda irerekeza ahantu hamwe, igeze ahangaha yaraparitse ifite umuzigo, motari arangije nuko yavuye kuri moto akuramo kasike, ese agiye he? Ese uyu muzigo ni bwoko ki? Bidatinze hari aho yinjiraga, ageze ahangaha asanze umusaza muri salo, hati niko wanzaniye isi ibiryo? Hati nabizanye. Hati nyuma se bitetse neza? Hati bitetse neza. Hati urakoze cyane. Kumbe uyu mukobwa agenda agemura ibyo kurya ahantu hatandukanye, bakiganira ariko hejuru haturutse umusore mwiza cyane, nuko yaje gake gakeya yabatereta, arongera ariyumvira arahengereza, ati mbega igihungu cyanjye we ntago kizi gutereta. Hati nawe se n'umujinya n'uburakari ngo naragukunze kuko utansubiza? Hati umwana wanjye ni ikigwari. Muzehe yaramugaye, ati nibagukubite bagukosora ahantu hose. Nyirabuje yarumiwe, ese umukozi wanjye byagenze gute? Ntago abyumva neza. Bukeye bwaho twaje ahangaha, dore wa musi cyangwa se ntago azamukunda, ese azashaka undi, ese mukabyara mwe azahe kanseri rwose rireke urizibukire. Barakwereka bukeye bwaho rero wa musore yaje kuza n'ubundi yasinze ari kugwa yandika umunani, hati mbega we ngagusobanurira uburyo nagukunzemo hanyuma ukabyumva neza ugafata umwanzuro. Hati ubundi nyine mbivuga ugenda, ati mana we mbega igihungu we ati wagikubita. Kumbi ku ruhande dore mabuja wa mukobwa yamushatse umunsi wose yamubuze, telefone yazimye, nijoro wa mukobwa ntago arataha, ahantu hose bamubuze, ahajye muri ibyo kurya yabuze mu by'ukuri. Ese yagiye hehe? Dore umukobwa ari kurota, aragona ni mu ntebe yambaye imyenda y'abamotari yayindi akoresha akazi umunsi wose, nta gukaraba, nta kurya, nta koga mu maso. Yewe data we, ese birangira gute? Bizaherera hehe? Ni babiri mu nzu, umukobwa n'umuhungu. Umuhungu yakunze umukobwa ntabyumva ntabyizera, ariko ntago umukobwa amwanga kumutera, ahubwo yanga ko uyu musore ashobora kuba mubeshya ngana kundi washaka waba undi muntu wese. Uyu mukobwa winjire muri ukuntu umutima wanjye wagukunze bya bindi bya nyabyo bitari byo kubeshya. Ati nta buryarya. Ati mana we numva ntazi icyo nasubiza, numva bitangiye kundenga umutima wanjye, ntago nzi icyo navuga, ntago nzi icyo nagusubiza akanya. Umusore arahanga, hati reka nkubwire n'ikintu utaruzi, niba wumva ko nkubeshya ubaze na papa, narabimubwiye, muhamagare araza kukwitaba ubu ngubu rwose, telefone yasubiyeho twavuganye. Hati umubaze, narimubwiye kenshi cyane mubwira ko numpa urukundo nzahinduka nkava mu busambanyi. Ati na papa aramubaza cyane, ahora nsaba kuba umuntu mwiza, nkareka inzoga, nkashaka umugore. Ati mubaze se nyine buri munsi simbimubwira? Hati ndabimubwira. Barakwereka, ese umukobwa aremera ntiyemera? Ese mu by'ukuri umusore haramurekura ntamurekura? Dore nyirabuje w'umukobwa yakomeje gushakisha, iminsi 2 irashize, aza ahangaha. Ati yewe data we, ati mbega umukozi we, ati nta kundi ubwo yagiye yarongowe. Ati mbega ishyano, agiye ko katansezeye, nta kintu twapfuye. Ati mana we, umwana wundi koko kumurera. Ati umwana wundi yatangiye kwivugisha, ariko nyine ntagazi uko umukobwa byamugendekeye. Barakwereka twagarutse ahangaha, umukobwa ari mu gitanda cy'umusore, umusore araza amwicara iruhande. Ati rongewe nakuze n'imfubyi, mbona abantu nyine bakundana, ariko nta muntu n'umwe urambwira ko nkunda by'ukuri. Abantu bose barazaga nkabona barambeshya nkabivamo, niyo mpamvu nyine ntinya gukundana, ntago mbiha agaciro cyane. Ati ariko ntabwo uvuze ko nyine utazakundana, none se bizavuga ko uzasaza gutyo gusa? Ntago uzashaka se? Ati ntago uzabyara se? Atoya ntago ari byo. Jewe mu by'ukuri reka nkubwire, basi mbwira ikintu kimwe cyonyine nakora kugira ngo unyizere. Ati ndagusabye ndakwinginze, nanjye nakuze n'imfubyi, nakuranye na papa, hanyuma kandi abakobwa benshi twahuye nagiyemo narababeshyi cyane. Hari abatekamitwe benshi bifuza amafaranga, abandi bifuza kuryamana gusa. Ati none se mu by'ukuri buriya abo mwiganye, abo mwakuranye, ati ndakwinginze ntukomeze kumbwira abandi, ni wowe nkunda, abandi ntabwo nabakunze, ntibankunze. Ati none se uko wowe uragira ngo mbikore ku ngufu? Hanyuma se uko ubu ngubu ngumya ahangaha muze wawe yabifata gute?
hati mbwira muzehe wawe se byibura yabyemera byo. Umukobwa atangiye kugenda acururuka gake gake nyine kubera amagambo y'umusore. Burya amagambo si ikintu, abakobwa bose bakunda amagambo n'abagore. Ariko nyamuneka burya amagambo nakagende akugusha mu manga. Hari benshi bakubwira bakubeshya, ntukizere utugambo, ujye ubanza urebe ibikorwa. Umusore ati none se mbwira basi ntegure se ubukwe, uva hanga dukoze ubukwe. Ati mbwira tujye mu murenge ku munsi w'ejo ndabijyamo hanyuma tusezerane. Ariko by'uburu ugene nyine wambaye impeta yanjye kugira ngo nyine wizere ko ntakubeshya. Ati sinkubeshya ni ukuri kw'Imana, ndagukunda cyane kandi ihangane unkirize umutima. Erega mu by'ukuri gukunda ni ubuzima, urukundo ni ubuzima, rutanga ubuzima. Ati mu buzima hatari koze uko erega nanjye ndi umuntu nifuza gukunda kandi nkakundwa, ariko rero kwizera biragoye. Ati pe awimbwiye kenshi ariko kubyizera nyine akivuga ngo kubyizera atoya ceceka aho ngaho, byo kubyizera byihorere. Ndifuza ko we usobanukirwa ko ngukunda. Ati niba ubishaka mbwira ku munsi w'ejo tuzajye gusinya mu murenge, nkwambike impeta y'urukundo mbisinyire imbere y'amategeko n'imbere y'Imana rwose. Aramufata aramuhindukiza, ni umusore. Uri mwiza cyane kuruta uko ubitekereza, uri mwiza cyane kuruta uko ubyibwira. Nubwo isi yose weya n'ubundi ntago yanga umusore, n'umusore mwiza afite byose, ariko ntago yamwizeraga. Icyizere cyari cyarabuze. Arangiye yizeye umusore ngabariya, aramufata aramuzamukana no mu cyumba. Dore urukundo nyamuneka ku isi yose nta kiryoha nk'urukundo. Ariko uzi kugira ngo ukunde umuntu wagukunde, burya n'ubuki burasharira. Nuko yamujyanye barakwereka, bagiye mu cyumba baraganira. Umukobwa arangije ajya mu gikoni ajya kureba ibyasigayemo, arabitunganya azanira umusore. Yica ahangaha yongeye yambara imyenda ye. Ati niko se atakira dusangire. Nuko baje gusangira. Umukobwa se yemeye gushakana n'umusore. Wumva amagambo ijambo kurindi ntujye kure mwuka byaramwe. Nakubwiye ngo hamwe na papa romantike nta mayobera, kandi bantu banyenda bakunda cyane, mbifuriza kugira urukundo. Ati nyine akira ngo utamike. Atariko se waretse reka nanjye nitamike nagasosiso. Atakira nongere ngo utamike. Ariko se umva waretse nawe kuntera amapfa rwose, waretse kuntera inzara, uzi ko nshonje. Ati reba hari inyuma. Ati dore umusore ari kuba amabizu. Atariko se waretse kunsama buri kanya nawe. Ati umva ndagukunda, numva nagusama buri kanya, numva nagusama buri segonda, buri munota. Ati mbese umunsi wose numva nagusoma utaguhaga. Ati yewe data we nawe nyine makabiza ahangaha wamakabizu, wamakabizu. Umukobwa araza. Atariko se waretse nawe kunsama ku munwa. Atakira kabizu. Akira ati waretse kunsama ku munwa nawe. Atakira ngo he kwitama nawe. Ati kwitama basi ku munwa reka nawe uranteye isoni ntago ari byiza. Umusore ati ngaho akira ngo utamike. Reka da akamunopfesha nyamuneka. Atakira ngo heshe umunwa. Yewe data we basangiye sosiso n'umunwa. Dore umukobwa n'umusore, dore urukundo, dore urukundo. Urukundo rwaje gufata irangi. Umukobwa yakunze, umusore yakunze. Dore abakundana batangiye gukirana. Ati ntumfate nawe ntundire inyama ntunkoreho. Umusore byarangiye yigaruriye umutima w'umukobwa. Bidatinze twaje ahangaha arawakomangaga. Ese ninde? Umusore yaje gufungura asanga hari umukobwa yateye inda muri ba bandi baryamanaga nawe. Nuko yaje atwite inda ari imvutsi. Atumva wanteye inda ntago kinyitaba. Atariko se ninjye wenyine utera inda, waretse wamwiskura muteka mitwe we. Hatumva wanteye inda yewe. Ati kandi nyine mu by'ukuri cya gihe turyamana mu kabari rero byarangiye nyine ntwite. Ati rero inda ni yawe basi nyine mpa amafaranga njye kwa muganga, cyangwa se nyine nguma ahangaha hanyuma nyine ungire umugore. Ati uzi n'ikindi, sohoka ahangaha, sohoka agenda wamuteka mitwe wacyomanzi uri indaya ndakuzi. Aturi indaya uryamana na benshi. Bakira aho ngaho rero wa mukobwa yaramanutse asanga umusore. Hari uwaje ahangaha avuga ati wanteye inda. Dore wa mukobwa nawe utwite yagiye kubona ahangaha hari undi mukobwa. Dore umusore atumva uyu ni sheri wanjye. Ni sheri wanjye, wowe uri indaya twahuye buraya. Ati sohoka ahangaha. Ngo iki? Twahuye buraya?
twaryamye i Buraya kandi ndabizi uricuruza, ntabwo rero waza umbwira ngo naguteye inda, ibyo ni ibyawe. Ati sheri ari kumbekerera ngo namuteye inda, ati ariko se mwarahuye byibura mwarabonanye? Ati muko niba wenda mwararyamanye, ati wenda hari ukundi mwabikemura nyine, ariko wenda mutihaye abantu mukajyana mukabiganiraho mukicara. Ati rongewe reka mbe mbahaye umwanya, ati sheri reka mbaho umwanya hanyuma nyine mubiganireho, ati ngewe ndabangaruka. Umukobwa yarivumbuye asiga umusore ahangaha, ariko umusore amwirukankaho, dore umukobwa kumbi yarakaye, atumva wamubeshyiwe kujya utambwiye ko wateye inda kuko, ati nari mbizi kumbeshya, urasambana warasambanye cyane, ati reba nawe wasanga atari uriya gusa, ati maze gukunda cyane, none reba ibintu nkoreye, ati kubera icyo wanshyize mu rukundo kandi uzi ko wakoze amakosa, mbwira uragira ngo niyahure se? Niyahure ngewe? Ati kuki wabikoze? Genda mve nyuma ndigendeye. Umukobwa byarangiye asize umusore asubira kwa nyirabuja. Ese nyirabuja aramwakira, dore umukobwa nawe utwite yaje ahangaha aricara aratimaza, ati simpava. Umusore akinjira ati wakicucu wakigoryo, yewe data yaramututse kandi aratwite, nyamuneka ntukabikore. Ati sohoka ahangaha, urabona ukuntu utumye umukunzi wanjye ndakarira, wandaya uko kubundi uranshaka iki? Ati ariko se ko ninda nyine mu by'ukuri ntago twaryamanye, basi mpa 50 njye gupimisha inda, njye no kubyara ngure n'imyenda y'umwana. Ati pe twarabikoze urabizi, ariko nyine nawe wimfata nk'umwanda wawe. Ati ntago nagutunga, ntago wambera umugore, kandi njye ntago nizeye ko ari njye waguteye inda. Ubwo nubyara tuzapimisha ADN menye niba umwana ari uwanjye cyangwa se ubeshya. Indaya se uryamana n'abantu nk'igihumbi ku munsi? Sohoka ahangaha. Nuko yamusohoye kubera ko ari indaya. Nakubwiye ngo bakobwa nimugakora uburaya ni bubi cyane, ntukicuruze, wakora kandi kazi kose ariko ntukicuruze, ntago bitanga agaciro. Ikindi kandi wakuramo indwara zikomeye cyane nka za sida, imitezi n'izindi nyinshi cyane, kandi banagutera inda nk'uyu nguyu. Dore wa mukobwa yasubiye kwa nyirabuja ajya kumuganiriza, ati mabuja, ati ntakubeshya uriya musore nanjye ndamukunda, nisanze mukunda cyane, namwemerera urukundo, ariko haje umukobwa utwite aravuga ngo yamuteye inda arahansanga. Mana yanjye ndababaye cyane, ubundi kuki namukunze koko, kuki namuhaye umutima wanjye? Ati sheri ihangane, ubwo nyine ni impanuka, wenda bararyamanye mbere ariko ubwo nta mukunda. Ati bibaho yewe, kumenya nyirabuja ni mukuru cyane azi byose. Ati ihangane, ubwo bararyamanye nyine ariko nyine nta mukunda. Dore umusore yaje ahangaha afata agatelefoni ahamagara umukobwa, ariko umukobwa yanze kumwitaba, ahubwo amarira ni yose. Yasanze umusore arateye inda, ayitera indaya. Ese biragenda gute? Amaherezo ni ayahe? Komeza agafilime kacu, nkibutse ko uri kumwe nanjye Papa Romantic nk'ibisanzwe. Umukobwa amaze kujya mu rukundo bya nyabyo, none hajemo ikibazo. Nyamuneka burya niba haje ikibazo mu rukundo ntago ari byiza kuruvamo. Niba warakunze bya nyabyo, nta rukundo rutagira ibizazane, nta n'umuryango utagira ibyago, burya biraza, ariko nyine icyambere ni ukwihangana mu rukundo, byose bizagenda neza. Dore muzehe yaje ahangaha yicarana n'umwana we, amubwira byose uko byagenze ku murongo. Ati rero papa, uriya mukobwa nawe arankunda, ndifuza kuzamugira umugore, ariko rero uriya mukobwa uvuga ko namuteye inda ntago ari njye warabeshya. Ati rwose byari by'inzoga. Ati mwana wanjye rero narakubwiye nyine iby'inzoga n'ibiriya, ahubwo niba utararwaye sida ujye ushima Imana mwana wanjye. Ati papa none se nkora iki? Ngaho ngira inama. None se ko uriya mukobwa se nawe uramushinya umurongore? Papa ati reka mbitekerezeho mwana wanjye. Reka mbitekerezeho. Ntago uhubuka ni mukuru cyane. Barakwereka hashize icyumweru twaje ahangaha, dore wa mukozi yaje ahangaha, hari umuntu ukomanze aza gufungura, kumbi wa mukobwa utwite yaragiye arayoboza, haraperereza, asanga ahantu wa mukozi amutwariye umugabo aba. Nuko yinjira ahangaha ati niko reka nkubwire, uriya musore ko twakundanye iminsi mwaje guhura gute? Hati ariko se kumbaza byinshi, niba yaragutenda nyine genda gutunge, cyangwa se nyine mu biganireho, ngewe twarakundanye ariko nyine ni iminsi mikeya. Atoya ntago ari byo ndi kuvuga. Hatabwo icyo nifuza kubwira nyine nuko uriya musore rwose niba yaragukunze mukunde, kuko uriya musore yari indaya, aryamana na benshi cyane, ariko nta n'umwe yakunze muri twebwe. Dore nanjye twararyamanye yanteye inda, n'abandi bararyamanye nawe, ariko nta muntu yakunze bya nyabyo.
ati rero icyo nifuza ni uko ntabateranya pe, ntago nabateranya, ati ndamukunda ariko nyine ntagashobotse, ntashobotse, nabibonye ko adashobotse. Kumbe wa mukobwa aje kugenda avuga ukuri, barakwereka. Ese umukobwa araza kugenda ababarira uyu musore. Bukeye bwaho rero umukobwa akomeje akazi bisanzwe, umusore aramukurikirana amusanga ahandi hantu yari yajyanye ibyo kurya hatari iwabo. Nuko yaje umukobwa mu by'ukuri asa n'uwivumbuye, atifuza no kugenda asubira iwabo w'umusore. Ese umusore aragenzwa n'iki? Ese mu by'ukuri umukobwa ko yivumbuye birarangira gute? Umusore yateye inda. Niyo mpamvu basore bagabo ntimugasamba nimwokabyara mwe, inzoga nyinshi muzireke, irari murigabanye, kandi niba wacitswe ibuka agakingirizo. Agakingirizo ni ingenzi, barakwereka. Dore umusore kandi uri munsi y'imyaka 18, nyamuneka ntugasambane, ni bibi cyane. Nawe mukuru kandi ntugasambane n'umuntu, umwana uri munsi y'imyaka 18 ni icyaha gikomeye cyane. Dore umusore ati niko kuki ko kutaje mu rugo? Ati ariko se ngaruka gukora iki ko wateye inda? Ati ndakwinginze rega. Ati rwose nubwo byabaye ariko ndagukunda. Ati nanjye naragukunze cyane ariko nyine warambabaje cyane, ntabwo nifuza kugaruka kukureba. Ati none se ntabwo uzi ko ijambo ry'Imana rivuga ngo babarira umwanzi wawe basi? Ati kandi nyine babarira kenshi nk'uko na Yezu yatwitangiye ku musaraba, kandi turi abanyabyaha. Kuko ko wanyitangiye nubwo ni umunyabyaha ukampa urukundo ko nihannye, basi nyine mbere umucunguzi, ntabwo nzabyongera. Hati mbabarira pe, byari bya bindi by'inzoga byirari nyine nakubwiye byambayeho, kandi nakubwije ukuri, ntago naguhishe. Nyine kera narasambanaga ariko nakubwiza ukuri ko kuva rwose wa mu rukundo ntago nzabyongera kandi iteka ryose. Ihangane unyirize umutima, maze gukunda cyane. Ati nukuri ibyabaye biriya byose wenda n'ibigeragezo, ariko nyine nzashaka uko mbihandoringa, kandi ikindi wenda ntago nizeye niba umwana ari uwanjye nzapimisha ADN. Ati nyine niba n'uwanjye nzamufasha, ariko nyine mufashiriza ahari, ntago bivuze ko niba naramutenda nyine mukunda cyangwa se ko twabana, oya, ariko umwana azabyara nyine we namukunda nkamufasha. Nawe tubana nyine wenda wampaye urukundo ukabyemera, umwana twazamwitaho nta kibazo. Amafaranga se ko nyafite ntacyo bitwaye. Nyamuneka mujye mwumva, niba warateye inda ntukanga umwana, niba nyine mutabyumva kimwe cyangwa se umugabo wawe waguteye mutabyumva kimwe, umwana ntakabigenderemo. Umwana akeneye byose, umwana akeneye kwitabwaho, akeneye kujya ku ishuri, akeneye kuvuzwa, akeneye kwambara, akeneye urukundo. Mu by'ukuri jya ugenda umwiteho nk'uwawe kuko ni uwawe. Dore umusore yakomeje kugenda yinginga umukobwa, aramwinginga, arangira amufata, aterwa uri mwiza cyane, uri mwiza pe, nta wundi mwiza arabona ku isi wagusimbura. Umukobwa arahanga nawe yitegereza umusore, aramureba, aramutumbira, dore amaso akunda. Umukobwa byarangiye ari mu rukundo, kubisubizayo ntabwo byakunda. Burya iyo umuntu yakunze kugira ngo bisubizeyo ntabwo byoroha, nubwo wakunda ruharwa, wa wundi ukora amakosa ateye ubwoba, hari igihe usanga nyine byararangiye burundu. Filime yarakomeje. Hashize ukwezi twaje ahangaha, ni muri salo iwabo umusore, yagera hategura neza neza, hari ibipirizo, harasa neza. Dore umukobwa nuko yinjiye, umusore amufashe ku maso. Siripurize yaramuzanye ahangaha, ati ngwino nkwereke siripurize, we ngufite siripurize. Ati ngwino ukorere ikirori. Bageze ahangaha, ati sheri nturebe gatoya, nturebe. Akinga umuryango umusore, ati siripurize surprise, nyamuneka nawe jya ukora siripurize wo mwashakanye umukunzi wawe. Aramwinjiza, ati sheri aha ni hese? Ati ni hehe? Ati buretse gato nkwereke. Yewe umukobwa araza, harakomeza arinjira gake gakeya, buhoro buhoro, romantically, slowly, intambwe ku ntambwe, nta gusobanya. Bageze ahangaha umukobwa
akura ibiganza ku maso ati ariko nturebe gake gakeya, ati hindukira nturebe sheri wanjye, nturebe ni siripurize, ati siripurize. Aramuhindukiza romantikari, nyamuneka mujyemo romantike. Arangije umusore ati sheri nturebe we nturebe. Akora mu mufuka buhoro buhoro, igisore cyiza cyakoze siporo ni ikibogari. Akuramo impeta mu mufuka, impeta y'urukundo. Arapfukama, atera ivi, afungura impeta. Umukobwa arahangara cyahumirije. Umukobwa aribaza ibyabaye, atese niki, atese sheri ndebe, ati ndebera, ati sheri noneho wabumbura amaso. Dore umukobwa yagize gutya, abumbura amaso, abona umusore apfukamye afite impeta y'urukundo. Ati yewe data we, ati sheri ugiye kunyambika impeta? Umusore ati sheri ndagukunda cyane, ndifuza ko wambera umugore, mu by'ukuri ndakwinginze wazambyariye abana. Ati ndagusabye ntumakanire, vuga ngo yega ariko vuga ngo yesi. Umukobwa biramutungura ati mana yanjye we, ati sheri ibi ni ibiki ukoze, ni ibiki? Ati ni urukundo nyine, ndifuza ko twabana iteka ryose, ubuzima bwose nsigaje ku isi. Uru rubavu rwanjye urakara ku mara yanjye, noneho ko wakihanganye ukampa urukundo. Ati ndagusabye. Umukobwa akira isakoshi hasi, umutima uradiha, byamurenze, ni siripurize. Umusore ati nuko ndagukunda cyane kandi nzakomeza gukunda iteka ryose, n'isezerano nguhaye n'umpa urukundo, ntago na rimwe nzarugusigamo ngo ngende, oya tuzabana iteka ryose mu rukundo. Dore umukobwa ari ahangaha yabitekerejeho, yitsa imitima, ahumeka insigane, abira icyuya. Dore umusore arategereje ijambo ryiza ry'umukobwa riva mu kanwa ke. Ati niko sheri mbabarira rwose ndakwinginze, gira icyo umbwira, ntumakanire kandi ndagusabye nukuri mu rukundo rwawe, nzagukunda iteka ryose, nzakuguyaguya, nzagutonesha, nzagutetesha, ntago nzatumurira, nzagutuza kuri y'abanzi bawe. Ati nukuri nzakubera umugabo wa wundi w'inzozi zawe. Ati ndagusabye hemera mu rukundo. Dore umukobwa arangije aratambuka gake gakeya, asatira umusore. Hatumva nkubwire rwose, nanjye ndagukunda cyane, ndagukunda kuruta kubitekereza. Amuha ikibizo cy'urukundo. Ati ati nemeye kukubera umugore w'iteka ryose kandi nzakubyarira abana. Atakira nyambika impeta y'urukundo, impeta y'akadasohoka. Umusore agira gutya, afata impeta yitonze buhoro buhoro, romantikari. Umukobwa atega ikiganza, azana urutoki, umusore yinjizamo impeta, arayisunika. Umukobwa ati yewe data we, amashyi ngo kaci. Barakwereka urukundo rwaratsinze. Umusore nuko yarongoye umukobwa wari umukozi wo mu rugo. Amateka arahinduka. Nawe rero amateka yahinduka, ntukihebe kandi urukundo nyarukundo si amafaranga. Filime yacu nuko igenze, ndabakunda cyane. Wari kumwe nanjye Papa Romantike. Hasta la vista. Ciao. God bless you.